Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mukurikirana ibiganiro bya Neke TV show umunsi ku munsi. Turabasuje kandi tubahaye ikaze hano kuri Neke TV show, twizera ko mumeze neza aho muherereye hose mu nce z'igihugu zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse namwe mudukunda muherereye muri diaspora. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Nkuko duhora tubibabwira rero, murabizi neza ko nta handi wakura amakuru yizewe kandi meza cyane ni hano kuri Neke TV show. Uyu munsi rero uyu munsi tubazaniye story nyinshi nk'uko mubizi ko twebwe tujya tubatenguha. Uyu munsi tubazaniye story nyinshi cyane. Story tubafitiye uyu munsi rero harimo iza Dorcas na Vestina na Emirene, byamaze kumenyekana yuko bamaze gutandukana. Ese ikiyishima ni ikihe? Amakuru yo ni menshi. Nkuko mubizi rero ntabwo nkora ni njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Neke. Wiriwe neza? Yes, WhatsApp umeze fresh, nanjye ndashima Uwiteka kuba tukiriho tugimuka umwuka w'abazima burya rurema n'ubu babigenje. Nanasuhuza n'abakunzi badukurikiranye bari mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye, nkubwira ko uyu munsi ushobora kuba utameze neza ariko ejo bikagenda neza. Iyi si niko imeze. Nanakubwira ko Vestina ndetse na Dorcas na Emirene batangiye bameze neza, ubona ko bagwenze viral. By'umwihariko hari uwo bubakiye film cyangwa se bikamwubakira izina, bikabubakira platform, ariko aka kanya bikaba bitakimeze neza. Ubuzima ni gatebe gatoki. Yego, nibyo naringiye kukubaza, wenda uhise ubivugaho. Nibyo nagiye kubaza mu by'ukuri. Dorcas na Vestina na Emirene ni story twamenye, ni itsinda twavuga ryatangiye gukorana na label ya MI kera cyane, imyaka igera muri 6. Aba bakobwa tubaza ari abantu batoya, ndakeka baratangiye mu 2020, nibigera 20 nibwo batangiye gukorana na Emirene. Ni ukuvuga ngo ramara igihe kinini. Ese nkawe mu mboni zawe ubona iri tandukana ryabo ritunguranye ni nyuma y'uko twumvishe ko uwitwa Vestine atakibarizwa mu Rwanda, byamaze guhigutsa ko yatandukanye n'umugabo we, none bikurikiwe no gutandukana. Mu by'ukuri Neke, wowe mu mboni zawe ubona bino biri guterwa n'iki se? Nahe makuru dufitiye waha abanyarwanda kuri iri tandukana? Cacambuwa utubwire, uduhere imuzi. Ni ukuvuga ngo wenda nangize kwinjira mu kiganiro in deep, aribwo natangiye nca amarenga nsa nkaho ndi kubikubwira gutyo. Wowe none ahangaha sahizi wowe nibwo umenye ko batandukanye, ariko ni ibintu bimaze iminsi. By'umwihariko byashatse guca amarenga ku mbuga nkoranyambaga cyane, ku by'umwihariko kuri YouTube. Abantu ahubwo banga kubivuga, abagenda bavuga ibyo bashatse nyine, ariko ubona ko biri guca amarenga. Irene ndetse na Vestina na Dorcas basa nkaho bashatse kubizimya, ariko n'ubundi kaza kwanga akarimura, n'ubundi kaje kuba kajya hanze. Ariko abantu benshi babibonye ubu ngubu bibwiye ko ari bwo batandukanye. Reka nkwibutse neza ubwo swagaje kubaho. Itandukaniro ryabo ryatangiye guca amarenga, cyangwa se ubwo bari bagiye gutandukana ni igihe bari bagiye mu gitaramo ni Canada. Yes, Canada. Bivugwa ko uwitwa Vestina atandukanye n'umugabo. Nanze kwinjira mu kiganiro in deep, nanze kwita ninjira muri zandani ntarakuzanira icyatumye cyangwa se icyabiteye. Yego, ibyo ni byo abanyarwanda bashaka kumva. Abantu benshi ndi kubona bari kuza ati batandukanye, basezeranye ngo $60 kugira ngo bagire access ku bihangano byabo. Ibi bintu byatangiye ubwo bari Canada bagiye gukora ibitaramo. Urabizi ko byavuzwe ko uwitwa Vestina ira post no wari wayipostinze, urumva? Yego. Ariko bigenda bivugwa ko cyangwa se Vestina mu kwidekarara bitewe n'uburyo bari bamaje kuba batandukana n'uwitwa Irene Murindahabi. Yego. Vestina aza kuvuga ko ari umuntu wamuhidingiye account. Yego, ndabyibuka neza. Ko abanyarwanda bamwe na bamwe bakurikirana showbiz wagira ngo wenda babashyize intazi mu mutwe. Umuntu nk'uriya w'umurigent imyaka 6 uri ku mbuga nkoranyambaga, platform zawe ziba zirinzwe ku rwego international. Kuri platform kabisa. Kandi urasi wa muntu uri buze ngo kutangaza ngo platform ye ngo bayibye ngo bayihidinze ngo kugira ngo aze kuzamura indi ngo ibone abafana. Byonyine akize no kuri platform yawe uri kuri 0 itibona aba followers batabarika. Cyane ko ari umustar. Ibyo rero impamvu ngiye kubikubwira mbere ko ninjira mu kiganiro. Yego.
ibyo nibyo abantu banze kuvuga cyangwa se Irene aza kubizimya agira ngo bitaza kujya hanze, by'umwihariko Irene bari bamajije guca amarenga ko bagiye gushwana. Aya makuru sinari nyafite, sinanze kuyavuga. Kuki nanze kuyavuga se? Njye gukereye inkuru ejo biyunge. Ariko sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Wenda byumva neza cyane, ariko ikintu ndi kwibaza ni kimwe. Ntekereza ko ibyo byose byabaye umwaka ushize, ari nabwo bajyaga muri Canada. Ndibaza amezi agera muri reka nguhereza amakuru nanze kwinjira mu kiganiro. Icyo gihe uretse ntabwo uciye mu ijambo, ntekereza ko na nyuma yaho ibyo byose baje gusa nk'abasohora indirimbo imwe, ni indirimbo bashyize mu Giswahili yari iri mu Kinyarwanda, bambaye imyenda y'abasirikare bagize yibuka. Iyo ni Yebo yasohotse mbere. Iyo ni yasohotse mu mezi 3 ashize. Hari indirimbo numva ari Iriba, ndumva ari Iriba bayisubiyemo bayishyira mu Giswahili. Niyo ndirimbo ntekereza ko no kugiye no kuri platform zabo kuri YouTube ari iyo ndirimbo iheruka gusohora, baheruka gusohora kumwe. Icyo gihe nyine reba igihe gishize. Yego, ni igihe gitoya, ni kinini cyane. None se ni King James tubare ko bashinze inganda z'akawunga. Icyo gihe bari barahagaritse imikoreranire yabo, ahubwo Vestina ndetse na Dorcas nabo ni indyarya. Urumva? Ubwo wanabonye wagize ngo mfite ninjira mu kiganiro nkubwira ukuntu Vestina na Dorcas ari indyarya. Byari byaravuzwe cyangwa se bari bafite imikoranire itari myiza. Wumva icyo kintu? Bafitanye imikoranire myiza itari myiza. Vestina na Dorcas bamajije kurambirwa cyangwa se guhozwa ku nkeke kwa Emirene, dore ko uwitwa Dorcas ngo yarasigaye agira gutya akajya ghostinga. Ubwo byori niki? Buretse Vestina yanyweye inzoga arasinda, nibwo guhura na Emirene cyangwa se na Irene Murinda habi. Urumva? Yego. Bahura icupa yari babaje, yari yagiye mu bajama bamajije gukubita kuri ka Dorcas. Kuki abantu ndi kubona baye kugenda bavuga bagaca amarenga, imbwa zivuge mu mazina yazo nyine ibiba bibi. Si byabaye? Si ukuri? Urumva icyo kintu? Aya makuru ni make. Ayo makuru wowe uri kunkurikirana ndabizi ko n'ubwa mbere uyumvishe, kuko baragiye bagohereza ibinyoma kuko aribyo bashakaga ko wumva. Sizi nimba uri kumva icyo kintu. Bakimara gutandukana cyangwa se akimara kumubona yanyweye inzoga, Irene biramubabaza. Buri Irene nubwo mumubona kuri yarasenga. Biragaragara rwose. Irene aravuga ati aba bana nahaye uburere cyangwa nahagiriye inama kugeza banakuze, dore kumwe muri bo ari umumama nubwo bivugwa ko yatandukanye n'umugore n'umugabo. Yego. Ubu nazasarura iki? Aho kugira aba bantu bazagenda bavuga ngo nabateye depression cyangwa se byagenze gutya na gutya, nijye watumye biyandarika. Abasaba ko bandika ibaruwa isezera. Umvirane ubwenge abarusha. Irene niwe wabasabye mwandika ibaruwa isezera. Yashakaga kugera ku kirero. Irene yashakaga bizagaragare we yari afite tirike kari buze kwaca miliyoni 60 ku bihangano byabo. Miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abagaragaze najya kurega cyangwa se nibashaka ibihangano byo kujya babeno access. Wumva icyo kintu? Azavuge ko ari bo bamajije gusezera. Ahubwo naje gutungurwa ku ibaruwa banditse ati itsinda rya Vestina na Dorcas banagiye mbonamo amagambo amwe namwe. Uwitwa Vestina agiye yandika ati watureze neza, turagushimira, Asamutemu watubereye umubyeyi. Naje gutungurwa nuko Irene abamwitaga umubyeyi yaje kubaca miliyoni 60 ku bihangano byabo cyangwa se kujya bagiraho access. Ariko none ubwo ikibazo ni kimwe. Dorcas na Vestina baratandukanye na Emirene. Mu by'ukuri bamajije gutandukana n'ibidasubirwaho. Ubwirene yaje kwibonera umudiaspora ufite nyashi, aravuga ati sindi buhangane n'umugore cyangwa se njye. Ayo nandi makuru y'uwo mudiaspora uri kuvuga nabyo numvishe bivuga mu minsi ishize,
ariko reka tuvuge wenda kuri ibi ngibi bya Dorcas na Vestine. Dorcas na Vestine bari bamaze imyaka irenga 6 cyangwa se ndumva ari 6 bakorana na Emirene. Mu by'ukuri nagiye numva ku mihanda abantu benshi bavuga ati uwitwa Emirene ajya gusinya, sinzi niba wibuka ko hari igihe kigeze kuba haba saga ya Cano, ngo Cano y'abana bapfaga Cano. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe uwitwa Emirene bongera gusinya ngo contract nshyashya, habayeho yuko Emirene ashyiramo ingingo ivuga yuko buri gihano gikwiye kuba gihagaze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ibiri ndirimbo yose Dorcas na Vestine bakoze yabaga yahagaze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, bikanavugwa ko yajyaga yishyura 2,300 buri umwe wese muri bari abakobwa buri kwezi. None iyo ngingo ni ukuvuga ko Dorcas na Vestine batari bayizi mu masezerano, kuko sinekereza ko bajya gusinya no contract cyangwa se bajya gusinya gutandukana, sinekereza ko batari barabanje kureba yuko hazazamo ingingo zibasaba kwishyuza 160, kuko sahizi nicyo kintu bari gupfa kano kanya. Amafaranga Irene yashoyemo 60. Mu by'ukuri waba ari umutego Emirene yashyize muri bano bakobwa batabashije kuvumba. Nyina no kuvuga ngo icyo gihe Vestine na Dorcas urumva bashakaga kubaka izina cyangwa se kugira ngo baze kubona access cyangwa se kugira izina rigari, by'umwihariko kugira ngo uwitwa Vestine na Dorcas baze kugira izina rigari. Barwaniye kubona fame, bamajiye kwizera uwitwa Irene Murindahabi, bumva ko ari nk'umubyeyi wabo, ko nta kintu ashobora kuba yabatwara. Ibyo Irene yababwiraga byose bakajya. Ubu bamajiye gukora cyangwa se kwisobanukirwa, banze gukorera cyangwa se kubaho nk'umuntu udafite access cyangwa se udafite inzira yo kuba yagira ijambo, by'umwihariko dore ko hari opportunities nyinshi uwitwa Irene yagiye ababuza. Icyo gihe uwitwa Vestine na Dorcas basinye mu masezerano, wibuke ko bari bafite mu myaka 17 uri umuhanzi cyangwa se 18 nibwo uba ushaka izina kurenza uko ushaka amafaranga, kuko iyo ushaka izina iyo umaze kuribona nibwo utangira kuza uvuga ati byanga byakunda ngiye gusavayivinga mu gukora kugira ngo mbone ibiceri. Uwitwa Irene aza kubatega ko gatego, ababwira ko buri gihangano kigomba kuba gihagaze miliyoni 5. Ibi ngibi bimeze gute rero Irene yabikoreye iki? Ni nko kwa kundi ugura ikibanza wakigura miliyoni 30 ukaza kubabwira ati mwandike miliyoni 60 cyangwa 90 kugira ngo nihazavuka imvururu cyangwa se wenda icyangombwa n'igitinda kuboneka, kuko icyangombwa kitabonetse usubizwa amafaranga waguze ikibanza ukahita usubizwa ya mafaranga. Irene rero kubaka miliyoni 60 kubera ku gatego yabateze. Ahubwo ubwo ikintu turubuze kwibaza, turaza kwibaza ati Idirisa araza kuyatanga. Nutwongera kwibaza ati Idirisa araza kuyatanga, ko bivugwa ko uwitwa Vestine yamaje gutandukana n'umugabo. Ibi bintu biraza kugenda gute? Bamwe mu banyamakuru bari kugenda bavuga ko uwitwa Vestine yarakariye Irene bitewe n'uko Idirisa cyangwa se umugabo wa Vestine yishyuye Irene kugira ngo amuherezemo pase bariya bana. Vestine amaje kubimenya bitewe n'ibyo umugabo yamukoreye, biza kurangira afashe umwanzuro kuvuga ati ndasezeye ndagiye. Nuko byaje kuba byagenda, cyangwa se niwo mwanzuro aje kuba yafata kugira ngo asezere. Dorcas mu kunywa icyuma kirimo energy aza guhabira kuwitwa Irene cyangwa se amuhamagara yasinze ari mu bajama. Ubu se wari uzi ko uwitwa Vestine na Dorcas bishobora kurangira nk'uko tuba bose babireba byarangiye? Byatangiye ubona ko baririmbira Imana, ariko nimba Dorcas biri kuvugwa ko yatangiye kujya ghostinga mu tubari, nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Kandi wibuke ko ngari n'abajama batangiye kujya gukubita kuri ka
icyo kintu muze kucyitondera cyangwa se muze kugishyira ahantu, muze kubinota kugira ngo muze gushyiraho attention, kuko amakuru yose ari kuvugwa ku witwa Vestina na Dorcas, icyo nkubwira cyo niko Vestina na Dorcas ndetse n'uwitwa Irene cyangwa se Irene Murindahabi bamajije gutandukana, byagiye ku mugaragaro mu butumwa Vestina na Dorcas bageneye uwitwa Irene Murindahabi, aho baje kuba bamubwira ko ibintu byabo cyangwa se babanye neza, ariko bigeze cyangwa se icyo ari cyo gihe cyo kugira ngo batangire bikorane. Izi ndirimbo Vestina na Dorcas araza kuzihara cyangwa se araza kuzireka by'umwihariko kugira ngo aze ushaka access ku ndirimbo cyangwa se araza gutanga ayo mafaranga. Wenda ngiye ku giti cyanjye ukuntu mbyumva, mu by'ukuri Dorcas na Vestina na Irene nyuma y'ibihe y'ibintu byiza bakoranye sinumva ko bagatandukanye gutya. Ntago nanjye reka nishyire muri abo, ndi mu bantu benshi bafashijwe n'ubutumwa ndetse na message yari mu ndirimbo z'abantu bakobwa uturuka kuri n'indirimbo nyinshi nawe urazizi bagiye bakora, ariko izo ndirimbo zarabafasha. Teose buretse gato wigira turi gusasa inzobe, buretse Rickson turi gusasa inzobe wigira uruhande ubugamiraho. Buretse Theo ntabwo yaririmbye izafashije abantu. Reka wumve ingingo yanjye. Ingingo yanjye iravuga iti, ingingo yawe ndi kuyumva, ariko wibuke ko uwitwa Dorcas yatangiye kuba yasoma icyuma. Wari uzi ko abajama bari gukubita kuri ka? Ariko aya makuru sinzi, njye nta proof nyafitiye. Biravugwa, nanjye nakubwira ati biravugwa. Ariko se wasanga ruguharabika kugira ngo bigire icyo bifasha muri no case kugira ngo bihengamire ku rundi ruhande rumwe. Kuko sinumva umwana w'umukobwa nta mafoto turabona na video turabona yanyweye izo nzoga bari kumushinja, ariko nimba byarabaye byaba ari bibi, ariko se biba bitarabaye ari ukugira ngo bibashe kuba byakwangiza izina ry'aba abakobwa. Ariko icyo si icy'ingenzi ikintu nshaka kuvuga ni kimwe, nuvuga ngo Irene ndetse n'abana bakobwa Dorcas na Vestina itsinda ryabo bakoranye igihe kinini ndetse banakoranye neza mu buryo bugaragara. Yego, n'ikimenyimenyi bagerageza kubatandukanya ariko biranga. Ntabwo numva ukuntu rero nyuma y'imirimo myiza bakoranye y'ivugabutumwa, ntabwo numva ko bakwiye gutandukana gutya. Ntabwo numva ko bakwiye gutandukana barakaranyije bashwanye. Sinzi nimba hari icyashoboka kugira ngo batandukane mu mahoro. Sinzi n'ibindi kubyumva batandukane mu mahoro nta gushwana kurimo. Ariko wibuke ko Irene Murindahabi ari gushaka miliyoni 60 kugira ngo baze kubona access ku bihangano byabo. Vestina na Dorcas barazikura. Sinzi aho bari buzikure, ariko nanone ntago Irene njye namuveba. Kubera ko byanze bikunze Irene nawe yashoragamo amafaranga muri za ndirimbo, ntago yazikoreraga ubuntu. Nimba mutandukanye n'umuntu nimba ari bo mutandukanye, byanze bikunze hari ingingo n'ubundi ki y'ingenzi irimo ahantu hamwe. Uwitwa Dorcas na Vestina nimba barabisinyiye yuko buri ndirimbo izajya gukorerwa miliyoni 5. Buretse ubwo niwe mutego Irene yabateze. None Irene afite ikosa. Buretse ni nko kwa kundi umuntu agura ikibanza cya miliyoni 10 bakandika 15. Okay, ibyo babishyize muri contract kugira ngo nibatandukana Irene azabone ayo mafaranga. Wenda ariko Irene agomba kuyabona, kuko natayabona ibihangano n'ubundi ntago babona access. Okay, wenda turakomeza tugeze turebe icyo bikomeza kuvugwaho, n'ubundi abantu bacu zanyina tubabwira mu biganiro bizakurikira. Ariko icyo twababwira nuko bitoroshye hagati ya Irene ndetse n'abantu bakobwa, ntago byoroshye kabisa. Rickson, soza ikiganiro, wenda andi makuru tuzayabaha. Reka dushimire abantu bacu bafashe umwanya bakadukurikira. Mu by'ukuri nuko
turatekereza natwe tukabashakira amakuru yizewe ya nyayo, tukareba ese birarangira bite, ese miliyoni 60 zirahabwa cyangwa se harabamo tolerance. Ariko byose ni hano kuri Neke TV Show bizabera n'ahandi. Icyo dusaba abantu bacu kuri subscribe, share na comment, abajye banakanda akanyenyeri tugira inama buryo y'ikiganiro tugomba gukora. Nabyo biba byiza buryo ukanze akanyenyeri, kuko akenshi nimero yanjye ya MTN biri aho ngaho rwose, wanampamagara by'umwihariko. bajye bayireba ibipinze hasi muri comment, badushyigikire, badukore subscribe, share, comments, like, kugira ngo dukomeze kubaka umuryango mugari. Siko bimeze se? Niko bimeze. Dickson, ndagushimiye wakoze kunyakira muri iki kiganiro kugira ngo tuze kumera umuceri cyangwa se tuze kugira ibyo dusesengura, by'umwihariko tuze kukihereza abanyarwanda ibyo batabwiwe cyangwa se ibyo batamenye. Ariko nkubwira ko uwitwa Vestina Dorcas banditse ibaruwa isezera. Emirene akimara kubibona biza kurangira avuze ati ibyo nta kibazo wenda, ariko access kugira muze kubona access ku bihangano byanyu cyangwa se ku byo twakoranye mu gihe mwari mu maboko yanjye, biraza kurangira gute rero? Biraza kurangira mumeje miliyoni 60 nizitaza kuboneka.